Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, uyu munsi ko twaherekanye tubivuga nk'uko dusanzwe tubizi, ni umunsi w'ubutatu butagatifu. Bifite icyo bishatse kuvuga kuba nyuma y'umunsi wa Pentekosti, nyuma y'iminsi 50 tuzirikana ku ibara rya Pasika, Kiliziya ihita idushishikariza ku cyumweru cya mbere nyuma ya Pasika kwizihiza umunsi w'ubutatu butagatifu. Kimwe mu byo bishimangira nk'uko nabikomojeho nuko byose tubikora mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Cyane tubimenyereye mu gusenga. Gusenga haba igitambo cya misa, haba amasengesho ya mu gitondo cyangwa nimugoroba, n'ahandi hose abakristu gatolika tuvugira isengesho, byaba isengesho rigufiya cyangwa rirerire uko rimeze kose, ry'iminsi myinshi cyangwa ry'amasogonda makeya, tubikora mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. N'ubuzima bwacu bwose rero bwagombye kuba nk'iryo sengesho, tukabaho mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ni ihame rikomeye ry'ukwemera kwacu. Ya tuvuga amahame akomeye kurusha ayandi, kuko afite uburyo agenda rutana. Butatu butagatifu buza imbere, ndetse hakabamo no kwigira umuntu kwa jambo, noneho ibindi byose bikaba bishamikiye aho ngaho. Butatu butagatifu no kwigira umuntu kwa jambo niyo mahame abiri akomeye mu kwemera kwacu nk'abakristo gatolika. Byose rero mu izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu, tukomeze tubizirikane dutangarira iyobera rya Pasika, duse nk'ababihuza, tubihuze. Mu ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose, mu buryo twemera cyane cyane niho nshaka kuvuga, nshaka gutsindagira. Ibyo twemera icyo bigamije ni ubuzima umuntu agomba kubana n'Imana. Twemera Imana kugira ngo tubane nayo, n'ubundi tubana nayo n'abatemera Imana babana nayo, ariko bakabana nayo batabizi. Ariko twebwe tugomba kubimenya kandi bikatugirira akamaro kubana n'Imana. Noneho si no kubana nayo gusa, ahubwo no gusa nayo, ku buryo nk'iri yobera ry'ubutatu butagatifu
ritubwira ku buryo bwimbitse kamere y'Imana. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kuryumva akibaza aho bihuriye n'ubuzima bwacu, ariko birahuye cyane. Umuntu iyo afite ibyo yemera ariko ntibihure n'ubuzima bwe, mu by'ukuri ntabwo aba yemera. Kigaragaza ko wemera nuko ubuzima bwawe hari ukuntu buhinduka bugasa n'icyo wemera. Abatagatifu ba kera bakundaga kubivuga, ariko na n'ubu barabivuga, ko twebwe tugomba gusa n'Imana, Imana twemera. Yezu yigeze kubivuga abwira Abayahudi bene wabo bashakaga kumugirira nabi, arababwira ati mwebwe ntabwo muri ab'Imana, ntabwo muri abana b'Imana, muri abana ba Sekibi, kuko musa na Sekibi yabatije imico yabo. Icyo gihe bashakaga kumwica, yabwiraga abantu bari bari kumugambanira, bashaka kumukorera ubugome, aravuga ati ibyo ngibyo Imana ntiyabikoze, ati niba muri abana b'Imana nimuse n'Imana. Natwe rero tumenya Imana imwe mu batatu, tukamenya muri kamere yayo, nubwo bikiri iyobera, ni ukuvuga turabyemera, ariko ntabwo dushobora kubirangizayo ngo ubumenyi bwacu bumbatire Imana 100%, ntabwo bishoboka. Turabyemera, noneho bigatuma dusa n'Imana, Imana twemera, Imana dukurikira mu mwana wa Yezu Kristu. No kugira ngo rero duse n'Imana, tubanze twumve, ducengere aho dushobora kugeza iryo yobera ry'ubutatu butagatifu. Ubutatu butagatifu, Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Iyobera ry'ubutatu butagatifu, nufata ijambo ry'Imana, Bibiliya, kuva mu ntangiriro kugera ku byahishuwe, aho igitabo cya Bibiliya gitangirira kugera aho kirangirira, ntawe uzasanga handitse ngo ubutatu butagatifu. Ariko nusoma neza bizageraho ubyumva udashidikanya ko ijambo ry'Imana ribyigisha ko Data ari Imana, Mwana akaba Imana, na Roho Mutagatifu akaba Imana. Gatigisimu ya kera, yandi ya kera, abakuru barabizi ukuntu bajyaga babaza ibibazo bati Data ni Imana, ye Data ni Imana, Mwana ni Imana, ye Data ni Imana, Mwana ni Imana, Roho Mutagatifu ni Imana. Wafashe gatigisimu akongera agasubiza ati ye Roho Mutagatifu ni Imana. Noneho umukateshiste akijijisha akabaza uwo yigisha, akabaza umwana ati noneho hari Imana eshatu. Umwana bamwigisha akagusubiza ati hoya, Imana ni imwe. Twemera Imana imwe ariko mu batatu, Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ibyo ngibyo ni ijambo ry'Imana wabibona, ariko nushakisha ijambo ubutatu butagatifu nk'uko mbivuze ntaryo uzabona. Ubutatu butagatifu rero buri mu kwemera kwacu, twemera tudashidikanya, ni ijambo ryahimbwe n'abahanga ba Kiliziya, ababyeyi bacu mu kwemera ba kera cyane, barihimba kugira ngo basobanure ukwemera kwacu, kugira ngo bagusobanure. Kuko hari igihe cyageze kubera iyobera ryo kwigira umuntu kwa jambo, abakristo bamwe ndetse bamwe muri bo banegisha ijambo ry'Imana, b'abapadiri n'abepiskopi bamwe bagatangira gushidikanya ko Yezu Kristu ari Imana. Niho hagiye hagamagazwa inama za Kiliziya, bene ziriya bita inama nkuru, konsili ya mbere yabaye muri 325. Noneho abayobozi ba Kiliziya, abasenyeri bose, inama bita konsile ecuménique, no kuvuga ihuje abasenyeri bose mpuzamahanga ya Kiliziya, vuga ati dore twebwe icyo Yezu Kristo yatwigishije, dore icyo dusoma mu ijambo ry'Imana, dore nuko bigomba gusobanurwa. Bene uwo murimo Kiliziya irawushinzwe kandi igiye ukora. Hamagaze inama rero muri 325, avuga ko umuntu w'umukristo agomba kwemeza ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu. Yezu Kristo ni Imana, ntago yigize Imana ngo ubumana bushyire ku ruhande, ahubwo ntago yigize umuntu ngo ubumana bushyire ku ruhande, ahubwo yigize umuntu ataretse kuba Imana. Yezu Kristo wabanye natwe n'umwana w'Imana. Yezu Kristo wigize umuntu mu nda ya Bikira Mariya,
kuva yasamwa kugeza yava muri ubu buzima ntabwo ubumana yabushyize hasi, yari umuntu ariko akaba n'Imana. Ibyo tukabihamya mu kwemera kwacu, ku buryo muri uwo mwaka 325 niho hatangiye kugaragara icyenda gusa n'indangakwemera yacu dufite kuri ubu ngubu, iyi credo dukunze kuvuga cyangwa tukaririmba nyuma y'inyigisho y'umupadiri. Nicyo gihe byatangiye, ndetse muri 381 mu nama ya kabiri Kiliziya itegeka ko nko ku minsi mikuru cyangwa ku cyumweru iyo ndangakwemera abakristo bazajya bayisubiramo, ndetse icyo gihe hiyongereyeho n'ibindi, kuko ari naho hemejwe ko na Roho Mutagatifu tugomba kwemeza ko ari Imana, kuko hagati aho ngaho hagati ya 325 na 381 hari abandi bakirisitu cyane cyane ubwo babaga ari abigisha, abandi abasaserdoti bavugaga ko Roho Mutagatifu atari Imana, ko Roho Mutagatifu ari imbaraga yenda ko ari urumuri biriya bivugwa mu ijambo ry'Imana n'ubundi, ariko bakanga kumuvuga nk'Imana. Iyo nama yo muri 381 yemeje ko iyi ndangakwemera yacu turirimba izajya ivugwa burya abakristo bakayisubiramo bakayimenya. Ibyo ni muri 381 hanini niho yabaye nk'itegeko. Muri uko kugerageza gusobanura niho abo bahanga ba Kiliziya bazanye iryo jambo ry'ubutatu butagatifu nabibabwiye, ariko ni naho bagiye bahimba n'andi magambo meza cyane. Rimwe na rimwe abantu babura uko basobanura mu ndimi kavukire nk'ikinyarwanda cyacu. Ibyo nshaka kuvuga ni ijambo ngo abapersona. Abapersona iyo turi kwiga gategisimu tuvuga ko hari abapersona batatu, cyangwa twakumva ururimi rw'ahandi tutashobora gusobanura mu kinyarwanda tukabyihora tukavuga tuti ni Imana imwe mu batatu, ariko abo batatu ni bande? Ni abapersona, ntabwo ari Imana eshatu, ni Imana imwe. Abapersona rero bivuga kamere y'Imana. Bona ari ikibazo kuba mu kinyarwanda cyacu tutarashobora kubisobanura neza ngo twumve ijambo ryabivuga mu kinyarwanda cyiza gitomoye ku buryo wumva umupersona icyo ari cyo. Abazi ibifaransa cyangwa ibyongereza yoze person cyangwa personne mu Faransa, mu Cyongereza wumva ko ari umuntu, mu kinyarwanda ukavuga ati ni umuntu, ariko ntabwo bivuga umuntu gusa, kuko n'andi magambo avuga umuntu, ahubwo bivuga umuntu ariko bikanamusobanura. Buriya personne muntu mu kinyarwanda bivuga bene wa wundi ushobora kuvugana n'undi, ushobora kumenyana n'undi, ushobora kunguka no kungura abandi. Uwo niwe mu persona. Natwe abantu buriya turaba persona, buri wese ku giti cye ni umu persona. None twebwe ku bantu kuba uri umu persona bishobora gutera imbere cyangwa bigasubira inyuma bitewe n'uburyo ubanye n'abandi. Imana niyo rugero rw'umupersona, kubera ko Imana mu butatu icyo bishaka kutwumvisha ntabwo ari Imana imwe ku buryo bufungiranye, ku buryo ntawe ibwira nta n'uyibwira. Ni Imana ifite umutima wagutse, ni Imana itabaho yonyine mu bwigunge, ntabwo biri muri kamere yayo. Ubwigunge ntabwo buri muri kamere y'Imana. Imana ni umusabano. Natwe abantu rero twagombye kwigana ku buryo kwemera ko Imana ari imwe muri batatu. Inyigisho ya mbere tuvanamo ni ugusabana n'abandi, ni ukwemera kwiga no kwigishwa, ni ugutera imbere mu bumenyi bw'Imana no mu mubano n'abavandimwe. Icyo ngicyo nicyo cya mbere twayigera, ku buryo iyo abantu babuze ubumwe mu buzima bwabo baba bataye isura y'Imana. Iyo umuntu yumvise yakwiberaho wenyine ntacyo afatanyije n'abandi, ntacyo abigiyeho cyangwa abigishije, icyo gihe ku bumana agomba kugira, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira umuntu yahamagariwe kuba nk'Imana, icyo gihe umuntu aba ari gusubira inyuma. Hari byinshi rero bibitera, ariko byose sekibi aba birimo. Iyo tubuze umwe, iyo abantu bagiye mu macakubiri, abantu barwanye bakagera ndetse naho bicana rimwe na rimwe, icyo gihe
ya sura y'Imana baba bayitakaje. Bibaho mu ngo zacu, bibaho mu miryango mitoya n'imigari, yemwe hanige n'igihugu kigeraho ngaho abantu ugasanga bararyana. Ibyo natwe byatubayeho ni ibimenyetso byo gutakaza isura Imana ishaka ko tugira, kuko Imana ishaka ko dusa nayo. Yemwe no ku rwego mpuzamahanga inyoko muntu ijya itayasura y'Imana, ugasanga yabaye ukundi. Kubera iki? Kubera se kibi wabyivanzemo. Ni amateka rero maremare kandi meza yatugejeje kuguhamya uko kwemera ku butatu butagatifu, ariko ni amateka y'Imana ko ni kamere yayo, ariko akaba n'amateka y'Imana n'abantu. Niba dushaka rero gusa n'Imana irebere ntituryumve, tureke rituyobore. Imana mu batatu ni ubutatu bw'indatana, ubutatu bwuzuye umushyikirano, bwuzuye urukundo, bwuzuye ubusabane. Ni ubutatu bwiza natwe tugomba kwigana mu mubano wacu abantu n'abandi. Ni ubutatu buri wese muri batatu aba afite ibimuranga. Data afite ibimuranga, Mwana afite ibimuranga, Roho Mutagatifu afite ibimuranga, ariko byose ni iby'Imana imwe, byose ni ibyabo. Niyo mpamvu yateye Yezu kuvuga muri Ivanjiri ati ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Ngo nicyo kinteye kuvuga ko Roho Mutagatifu azafata ku byanjye akabiba, kuko byose ni ibya Data. Wagira ngo biravangavanze, ariko ntabwo bivangavanze. Umupersona ikimuranga nuko aba afite umwihariko we, ni we wenyine, ariko ntabwo aba hafungiranye muri we, ahubwo abafunguriye abandi. Ibyo ngibyo byo mu Mana birimo rero. Kera nanone muri gategisimo, ariko na n'ubu turabyiga, avuga ati Data n'umuremyi, Mwana n'umucunguzi, Roho Mutagatifu n'umuyobozi, n'urumuri, n'uyobora Kiliziya, ariko byose ni Imana imwe ibikora. Iyo nyigisho rero y'ubumwe tube ariyo dutahana cyane cyane, ni inyigisho ikomeye mu Ivanjiri. Mwibuke ko wa mugoroba Yezu baje kumufata, wa mugoroba yatanzwemo ku wa kane mutagatifu, aho yatubwiye amagambo menshi asa nk'avuga incamake y'ibyo yigishije byose. Ku mutwe wa 17 yageze w'Ivanjiri ya Yohani avuga ibintu bikomeye cyane, ati dawe icyo ushaka nuko bamwe nkuko nanjye n'umwe nawe. Niba bumwe nicyo nabandi bazabamenyeraho. Iyo nyigisho rero tuyitahane, buri wese yirinde icyatuma ata isura y'Imana, icyara cyarayidutesheje, ariko Yezu yaduhaye uburyo bwo kwisubirana. Uyu munsi rero uduhe bumwe muri ubwo buryo bwo gusubirana isura y'Imana, bwo gusa nayo, bidutera imbaraga zo kwirinda icyadutandukanya n'abavandimwe bose cyose, ariko cyane cyane twirinde icyadutandukanya n'Imana. Bavandimwe, mu mwanya mbabwira nti hari amateka maremare yatumye tugira indangakwemera. Murabizi tugiye tuyifite ku buryo bwinshi, hari uburyo burebure, hari uburyo bugufi. Mu kanya tugiye kubatiza umwana. Mwese muze gukurikira, turakoresha uburyo bugufi bukunze kuba muri ka gatabo twita agatabo k'umukristo. Ni uburyo padiri abaza abakristo bagasubiza. Uri mu buryo bwa mbere bwo mu myaka ya mbere babazaga abakristo bagasubiza mbere yuko babatizwa. Tiwemera Imana? Data ndayemera. Wemera Mwana? Ko nawe ari Imana? Ati ndamwemera. Wemera Roho Mutagatifu ko ari Imana? Ati ndabyemera. Bagahita bakubatiza. Uko imyaka yagiye isimburana rero, n'ibindi byose babonaga abantu dushobora gushidikanyaho bigenda bijya mu ndangakwemera, ku buryo iyo muri 381 yitwa indangakwemera ya Niceya Constantinople, ariyo dukunze kuvuga ku buryo burebure. Twari tugiye guhaguruka ngo tuyivuge, ariko turaza gukoresha ingufiya muri batisimu y'uyu mwana tugiye kwishimira kwiyongereye ku muryango wacu. Ndagira ngo rero nsabe ababyeyi bombi ndozi bahari n'umubyeyi wa batisimu bahaguruke begere imbere ya ritari, dukurikizeho batisimu y'umwana Imana yabahaye, kandi twese tujyane nabo bitume tunavugurura n'ukwemera kwacu.